Abakunzi ba KAMANZI official nongeye kubasuhuza cyane mbefuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya tugaruka ku makuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency nkuko bisanzwe tuvuga kuri Pi network, Rubi network ndetse na Mira network. Kugira ngo registering Pi network unyura kuri KAMANZI official ukifashisha ikiganiro nimero 148, kumayininga Rubi network ukifashisha ikiganiro nimero 219, naho kumayininga Mira network wifashisha ikiganiro nimero 250. Reka uyu mwanya rero tuvuge ku ngingo ebyiri z'ingenzi kuri Pi network. Ingingo ya mbere ni GCV cyangwa se gross coin value, hanyuma tuvuge no kuri wallet verification itegurira migration yaba ya mbere ndetse n'iya kabiri. Reka manze tuvuge ku ya mbere ijyanye na GCV. Iyo tuvuze GCV benshi bayise global consensus value, ariko mu mvugo y'ama crypto GCV ntago ari global consensus value, ahubwo ni gross coin value, agaciro kanini ka coin cyangwa se kiryo faranga. Pi network nayo rero ntabwo yasigaye inyuma nkuko abapioneer twabikoze ku cyifuzo cya head of technology Dr. Nicholas Kokaris. Habayeho ibiciro bitandukanye turabitora duhitamo iki ngiki cy'ibihumbi 314 n'$159 by'amadolari y'Amerika. Hanyuma tuza kubona kera kabaye byaranditswe muri ecosystem za Pi network, ariko byabanjirijwe n'icyifuzo cy'uwitwa Kosasihe uzwiho ku developinga no kwemeza imishinga imwe n'imwe yo muri Pi network cyangwa se applications. Aza kwandika avuga ati ndabona aka gaciro kaba ari keza cyane kuri Pi network kuko kayifasha kugera ku ntego zayo zo kuba stable, kugira stable coin. Hanyuma biza kwandikwa muri ecosystem nkuko byanditswe ubu ngubu, ndetse muri platforms zimwe na zimwe nka Quantum Pi, akaba na Stable Pi Core. Ibyo byose biranditse yuko Pi kugira ngo igire stable coin izakurikiza aka gaciro. Ubwo rero nubwo byanditswe, ariko nta hantu twigeze tubona inyandiko yabo cyangwa itangazo rivuga kuri aka gaciro hatari aho ngaho mbabwiye gusa. Nta tangazo rirabyemeza mbega cyangwa se ngo gakoreshwe ku mugaragaro. N'ikimenyimenyi mu minsi ishize muri kwezi kwa gatanu gushize, umucukumbuzi kuri Pi network wo bita Dr. Altcoin kuri X yagaragaje yuko Pi Foundation 1 iherutse kugurisha Pi zigera kuri miliyoni, sinibuka neza niba renye, bazigurishije kuri exchange ya get.io ngira ngo. Hanyuma ntabwo bigeze bakurikiza aka gaciro ka GCV. Niyo bataragakurikije rero abantu bakwirakwiza igihuha bababwira ngo Pi yemeje aka gaciro, bakwiye no kutwereka igihamya cyaho kakoreshejwe. Ntabwo ari byo rero. Cyokora na babagira ngo bibonere views kugira ngo mubakurikire cyane yego, ariko mu by'ukuri nta tangazo nta n'igihamya biragaragara byuko aka gaciro kemejwe gukoreshwa ku mugaragaro cyangwa se ahantu runaka fulani. Ntaho. Ubwo rero karanditse yego, ariko ntabwo karemezwa. They are not yet endorsed. Ntabwo karemezwa gukoreshwa ku mugaragaro. Ababibabwira n'abafite ibyo bikurikiraniye bindi ntacyo mujye mukomeza mukurikire. Icya kabiri ngira ngo nsorezeho ni ikijyanye na wallet verification. Wallet verification ni uburyo bwo kuverifyinga konte yawe, bwa buryo bwa 2FA, two factor authentication, 2FA. Ubu buryo rero ni muri step ya gatatu, handiko bikatujyana no ku updatinga email, bikatujyana no muri wallet, bikatujyana no kujya gukora testnet ku batarayikoze. Ibi ngibi rero benshi ntago bisobanukiwe. Kuva ejo bundi barimo kumpamagara abashaka kubona abagira ngo babone migration ya kabiri, barampamagara bati dore konte bayanjye bayisibye,
ese ko ufunguye niba bayisibye kubera kutabisobanukirwa. Akanyereka ati dore gatatu bayisubije inyuma, ati payi bazijyanye, ntazo bajyanye. Mu by'ukuri umuntu utarabona migration bwa mbere asabwa gukora wallet verification. N'umuntu ukeneye kubona migration ya kabiri kuba bakamuhaye ni ikimenyetso cy'uko bagiye kuguha second migration, ndetse baranabikwandikira muri step ya gatatu. Ndimo rero kubategurira uburyo bikorwamo intambwe ku ntambwe, utwo dukoryo twose dukunda kubamo. Abo nkunda kubikorera barabizi, bajya babibona bakavuga ngo none se kama ngo ndebe urimo gukoramo ibintu byinshi, none ko ari byo badusaba se. Ubwo rero ndagira ngo mwihangane bitarenze ku cyumweru ndaza kubakorera ikiganiro kigaragaza uko bikorwa intambwe ku ntambwe, ku buryo niba udasobanukiwe cyane wabyikorera nta kibazo. Ariko ndimo kugira ngo utwo dukoryo twinshi, icyo nari ntarabona ni nk'amahirwe nanjye nagize yuko no ku muntu ukeneye kubona migration ya kabiri, urumva nawe ko babimuhaye babisubije inyuma. Twari tuzi utarayibona bwa mbere, none ni nyabubiri, utarabona migration bwa mbere n'ugiye kubona second migration cyangwa se migration ya kabiri. Rero mwihangane bitarenze ku cyumweru nzabakorere ikiganiro kigaragaza uko wabyikorera utiriwe rwose bigusaba ibya mirenge. Ngira ngo ni ibyo ngibyo nagira ngo mbabwireho, kandi mbashishikarize gukurikira ibiganiro kuri Kamanzi official. Si ibyo gusa, mwibuke gukora subscribe ku batarayikora, mujye ukanda na like, utwandikire muri comment. Nibutsa abantu yuko izi group WhatsApp tugiye kuzivaho, urubuga rwa WhatsApp rwose muzi nayoboraga tugiye kuruvaho, tujye kuri WhatsApp channel. Aho rwose nta kavuyo k'ibyo bandika babeshya basikaminga bagira bate, ntako. Cyokora tujye no kuri Telegram, abashaka kwandika mujye mwandika. Ni izo mbuga ebyiri tuzajya dukoreraho, ndetse no muri comment kuri YouTube channel. Aho biragoye ko akavuyo katezwaho rwose cyane. Kuri Telegram mukandika ntacyo, ni imbuga zijyaho abantu benshi cyarimwe, ariko ni n'imbuga utangiraho amakuru ku buryo bworoshye, hanyuma bigafasha abantu kandi ubutumwa bukamaraho n'igihe. Ari abantu bafite WhatsApp ubutumwa bashyiramo bukamaramo amasaha 24, iminsi 7, yazajya kubireba akabibona. Ariko hano n'iminsi 30 irashira ukaza ukabibona. Ubwo rero nubwo buryo tugiye gukoresha, kandi mwihangane tubikoreshe kugira ngo turusheho kugendana neza. Nibutse abantu bakeneye ko hari ibyo tubafasha, yaba ari kwamamaza, kubarangira ibigurwa n'ibigurishwa, kwamamaza ibikorwa mukora, service mutanga n'ibindi bitandukanye nko tujya tubibabwira, muduhamagare dufatanye. Abakeneye gufatanya kuzamura YouTube channel zanyu, nk'abantu mu YouTube channel ni akazi, it's a job, ni akazi kandi kavunanye. Rero benshi bajya bazigira, ahubwo mu gihe kizaza abantu bazaba badafite YouTube channel simbizi bizabagora cyane. Rero ni muze dufatanye, muduha akazi, tubafashe, tuzamurane. Murakoze cyane, mugubwe neza, muhahe muronye.